kubura umubyeyi birababaza. Nshuti yanjye naranabyaye noneho nzi kuba umubyeyi uburyo biryoha, umwana nzi uburyo aryoha. Yesu nawe adufitiye ahava, adufitiye urukundo rudashobora kugereranya, urukundo rwuzuye affection, urukundo ruduhumuriza, urukundo ruvuga ngo erega nimuhumure mu bibazo mucamo byose, mu bukene uri kunyuramo, mu busiribateri butinze, mu kubura urubyaro cyangwa se mu gutinda kubona urubyaro, mvuge ngo iki, muri ubwo bushomeri, muri ako gahinda, muri ibyo bikomere, hari ukubwira ngo ngewe mfite ahava. Wumvaga ari kuri kure, ahava ye yongeye kugereho. Wumvaga uremerewe, ahava ye kuruhure. Wumvaga wihebye, ahava ye ikugarurira ibyiringiro. Nongeye kubaha ikaze, mbasuhuza mwese abateze amatwi kandi mukurikiye televiziyo AHAVA TV. Imana ibaha umugisha. Mwakoze guhitamo kubana natwe no kumva iri jambo ry'Imana. Imana idushize ku mutima kugira ngo tuganire, kuko ari ubwa mbere nje kuri televiziyo AHAVA. Ndifuza ko tunaganira gato kuri iri jambo AHAVA ubwaryo. Mu by'ukuri iri jambo riri mu gitabo cya Ezra ibice 8 uhereye ku murongo wa 15. Ni ijambo Ezra yavuze, mu by'ukuri sinawe warihimbye, ahubwo ahava hari ahantu wari umugezi. Umurongo wa 15 muri Ezra ibice 8 haranditse ngo abo mbateraniriza ku mugezi ujya ahava, tuhaca ingando, tuhamara 3, nitegereza abantu n'abatambyi, sanga nta numwe wo muri bene Lewi ubarimo. Iri jambo ahava ni ijambo ryiza mu by'ukuri. Ubundi uyu mugezi bavuga ko ashobora kubava ku mugezi witwa Ufurate, ukaba undi mugezi uva mu akaba ari akagezi gato kava mu mugezi munini wajyaga mu mujyi witwa Ahava. Ahava mu gihe burayo bisobanuye ngo urukundo rurimo affection, urukundo rurimo ibikorwa, urukundo rurimo gutanga. Ngo ubundi ntabwo ushobora gukoresha ijambo ahava utavuze urukundo ruri affection, rurimo affection. Mu kinyarwanda ni kise rurimo affection nyine, ntabwo nabona ikinyarwanda mbikoreshamo. Urukundo rurimo gutanga, ni urukundo rwagiye mu bikorwa, icyo nicyo bita ahava. Iri jambo ndavuga mu gihe burayi urishyize mu kinyarwanda ukarisesengura, iri jambo ahava nicyo rivuga. Hari urukundo rumwe gusa ruzwi rurimo affection, hari urukundo rumwe ruzwi rurimo gutanga, ni urukundo rw'Imana. Ni urukundo ubundi akenshi turitiranya, iyo urukundo rwatangiye gutakaza uburyohe ni igihe umuntu atangiye kurwumvira mu guhabwa. Urukundo burya iyo ruri muri wowe koko urwumvira mu gutanga. Bibiliya iratubwira ngo kuko Imana yakunze abari mu isi cyane, byatumye itanga umwana wayo w'ikinege, kugira ngo umwizera wese atarimbuka, ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Ngiki gisobanuro cy'urukundo rw'Imana. Imana hari umwanditsi wavuze neza ngo ubwo izaba icira abantu urubanza, ngo izababaza ijambo rikomeye rivuge ngo ese umwana wanjye w'ikinege naguhaye wamukoresheje iki? Igisobanuro cy'urukundo rw'Imana, igisobanuro cya hava y'Imana, nuko yaduhaye Yesu kugira ngo twebwe abamwizera tutarimbuka, ahubwo duhabwe ubugingo buhoraho. Ahava y'Imana iri so affectionate, yuzuye affection, nuko yatanze Yesu kugira ngo abamwizeye bose bahabwe ubugingo buhoraho. Reka nkubwire ngo nawe unyumva, Imana n'ubu iragukunda, igufitiye ahava, igufitiye urukundo. Ntabwo ndi kuvuga agape. Agape ni urukundo rw'Imana inconditionnel, rwa rundi rudahindagurika, nibyo koko. Ariko nkuko navuze na ahava cyari igisobanuro cy'urukundo, ariko rwo rwuzuye affection, urukundo wumva kandi wumvira mu gutanga, wumvira mu rukundo rwa acting. Ntabwo ruri passive, ruri active. Ni urukundo rukora, ni urukundo wumva rukugeraho, kandi nkuko navuze wumvira mu gutanga. Reka nkubwire ngo wowe unteze amatwi, Imana iragukunda, n'ikimenyimenyi yaguhaye Yesu. Imana iragukunda. Yesu bisobanuye ikirega, yaramuguhaye kugira ngo umwizera wese atarimbuka, ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Niko ijambo ry'Imana rivuga. Ngo aza mu isi ntiyaraje gucira bari mu isi urubanza, oya, ngo ahubwo yarazanywe no kugira ngo bamwizera bose bazakizwe nawe.
kandi ntiyadusize nk'imfubyi. Rega dore ahava ye ahiri, dore urukundo rwe aho ruri, ntiyadusize nk'imfubyi. Yaravuze ngo azagumana natwe, azabana natwe. Imana yacu ishimwe cyane. Yabwiye abigishwa be arababwira ngo simbasize nk'imfubyi, oya ahubwo nzamanuka mbane namwe. Umurongo wa 18 mu butumwa bwiza bwa Yohana ibice 14 umurongo wa 18 niko havuga ngo rega mwitekereza ko mbasize nk'imfubyi, ahubwo nzaza ngumana namwe. Murabizi imfubyi ikintu cya mbere ibura ikintu kidashobora gusimburwa, ibura affection y'umubyeyi, ibura urukundo rw'umubyeyi, ibura urukundo rurimo rurekondisiyoneri, rwa rukundo umubyeyi akunda umwana we, yamubona asinziriye akanezerwa, amusekera. Nta mubyeyi ujya ubona ko umwana we ari mubi. Affection ya kibyeyi, za mpuhwe za kibyeyi, za mbabazi za kibyeyi, kwa gutetesha kwa kibyeyi. Yesu yaravuze ngo natwe mu isi ntiyadusize nk'imfubyi, adufitiye ahava, adufitiye urukundo, urukundo rutazibagirana, urukundo rutuma tumwumva iyo tumwegereye. Iyo dusenga turamwumva, iyo dusoma ijambo rye turamwumva, yewe niyo dutuje turamwumva. Ageza akaduhumuriza umutima, akatubwira ngo humura. Umurongo wa 19 aravuga ngo aho nyine narimvuze muri Yohana, aravuga ngo nimuhumure ubwo ndiho namwe muzabaho. Bavandimwe, imfubyi ibura kirengera, ibura kivugira. Niyo mpamvu Rugambo yavuze ngo burya kubura kivurira ni imvune idakwiranye n'abato, ni imvune idakwiranye n'abana. Iyo umuntu yabuze umubyeyi we, ngewe nabaye imfubyi ndabizi, nzi icyo ndi kuvuga. Kubura umubyeyi birababaza. Nshuti yanjye naranabyaye, noneho nzi kuba umubyeyi uburyo biryoha, umwana nzi uburyo aryoha. Yesu nawe adufitiye ahava, adufitiye urukundo rudashobora kugereranya, urukundo rwuzuye affection, urukundo ruduhumuriza, urukundo ruvuga ngo erega nimuhumure mu bibazo mucamo byose, mu bukene uri kunyuramo, mu busiribateri butinze, mu kubura urubyaro cyangwa se mu gutinda kubona urubyaro, mvuge ngo iki, muri ubwo bushomeri, muri ako gahinda, muri ibyo bikomere, hari ukubwira ngo ngewe mfite ahava, mfite urukundo rwuzuye affection. Niyo mpamvu avuga ngo nzanira ibikuvunnye, nimumwikoreza amaganya yanyu yose kuko yita kuri mwe, nimubwire ibibavunnye nawe yiteguye kubaruhura. Yaravuze ngo nimuze mwese abarushye n'abaremerewe, musange ndabaruhura. Nta muntu wahamagara indushyi atari umuntu wuzuye urukundo, nta muntu wahamagara abarushye ataruzuye. Buryo umuntu arushye nta kindi wamukorera uretse kuruhuka. Yesu yaravuze ngo dore kuruhuka nuku, nimure kurushya ruhuke. Yesu rero ahamagara abarushye. Ibice 28 muri Yesaya niko havuga ngo dore kuruhuka uko ariko, ngo nimure kurushya ruhuke. Nshuti yanjye, ngwino kuri Yesu gufitiye ahava. Yesu aragukunda, ndabizi waramwizeye, mumaranye iminsi, ni inshuti yawe, ariko uri guca mu bintu bigoye. Nagira nkwibutse yuko atazagusiga, nagira nkwibutse yuko agukunda, nagira nkwibutse yuko nawe nk'uyu mugezi waganaga ahava, nawe mu mutima we havamo umugezi w'urukundo ukubwira ngo nkwitayeho, ukubwira ngo ndakuzi, uri inshuti yanjye, sinshobora kukureka. Umubabaro wawe arawuzi, ibiguteye ubwoba arabizi, ibiguhagaritse umutima byitayeho. Yesu aragukunda, ni inshuti yawe, ntazagusiga nk'imfubyi, ntazagusiga wenyine. Iyi ahava kuko iyi televiziyo yitwa, nagira ngumenyeshe ko Yesu nawe yiteguye kuvana amazi y'ubugingo mu mutima we akayakunywesha, akakumara umubabaro, akakumara ubwoba. Humura mutegereze, humura mwiringire, humura mubwire ngo ni wowe mpanze amaso, ni wowe ahava y'ukuri, ni wowe ugira ahava y'ukuri. Ahava wibuka icyo ari cyo, ni urukundo rwuzuye affection, ni urukundo rwashyizwe mu bikorwa, ni urukundo rutanga. Ubwo atimanye umwana wawe w'ikinege, yaravuze ngo ntabwo azabura kumuduhana n'ikindi icyo ari cyo cyose. Shingiye rero kuri iri zina ry'iyi televiziyo, nagira ngo nongere mbikwibutse, Yesu aragukunda, Yesu yiteguye kukugirira neza, Yesu yiteguye kukuruhura. Hahirwa bamutegereza bose, hahirwa bamufitemo ibyiringiro, hahirwa bavuga ngo wowe ntuzasiga abawe. Pawulo niko yavuze, aravuga ngo ndabizi ubwo itimanye umwana wayo w'ikinege ntizabura kumuduhana n'ibindi. Humura, ugatanze kugupfira ntiyabura kugukura mu busiribateri, ugatanze kugupfira ntiyazakwima umwana, ugatanze kugupfira azakumara umubabaro, ugatanze kugupfira azasubiza icyifuzo cyawe. Humura, yitaye ku byo wamuganyiye, nawe arabivuga ngo nimumuganyire amaganya yanyu kubera ko yita kuri mwe. Yesu akwitayeho. Reka ngarukira aha ngaha nkubwire ngo Yesu agufitiye ahava, agufitiye urukundo rwuzuye affection, agufitiye urukundo
yiteguye kuguha, ntiyakwimye ubugingo, ntabwo yakwimye ibyo umusaba. Mutegereze inshuti yanjye, muri we harimo ye gusa, niko ijambo rivuga. ahava ye yongere kugereho. warumvaga wumye, ahava ye yongere kugereho. wumvaga ari kuri kure, ahava ye yongeye kugereho. wumvaga uremerewe, ahava ye kuruhure. wumvaga wihebye, ahava ye ikugarurira ibyiringiro. urukundo rutanga, urukundo rwuzuye affection, urukundo rwuzuye ibikorwa, rwuzuye action, rukukoreho mu izina rya Yesu. Amen. Imana ibahe umugisha.